ni inkuru y'akababaro hano ndi gutangaza. Ni ubutumwa abarundi bari muri Kongo bampaye ngo mbacishirize ku Mbabazi TV gatatu, shingiye ku ifoto ubonye hano y'abapfuye. No kuvuga ngo General Niyombare, General Sultani Makenga, aba bagabo bose ni inyeshyamba, bose ni abaroberi, ni umutwe yendi sinzi ibyo barwanira, sibyo ndi busesengure, ariko mama 23 ko ariyo yakunze kugaragaza ibyirwanira ni uburenganzira bw'abakongomani bene wabo baguma bicwa n'imitwe yitwaje intwaro ikurikiye y'amabuye y'agaciro, n'imitwe yitwaje intwaro, ibiroberi biva mu Buganda, ibiroberi biva Tanzania, ibiroberi biva mu mpande zose biri muri aka gace. Noneho mama 23 ikagaragara ko ari ibyiri kurwanira. Noneho rero Niyombare we ashaka kuba igihugu cy'u Burundi cyatera imbere cyangwa se akakibohoza. Mpamya ko ari yo tema naje ye nigeze numva. Mugabe ikintu gitangaje nuko izi nyeshyamba zishobora gufata nyene cyubahiro Perezida Sebarundi, bana nyakubahwa Excellence Perezida Paul Kagame, noneho ingwani kaba yakaguka ariko iturutse muri izi nyeshyamba. Noneho rero sinumva ukuntu inyeshyamba ziri buteranye ibihugu bibiri bikarwana kandi niyo bishya bishyira, kuko izi nyeshyamba zo zigiye kurasa i Bujumbura. Neva yateguje kurasa u Rwanda, kandi u Rwanda ntago bazarurasa ngo rusinzire rubyihorere, ruzasubiza. Noneho rero nanjye natambukije ubutumwa nk'abantu murongo, nk'abantu inzira ko mugomba kwifata, na Neva ndabimubwira. Uyu munsi wa none u Burundi bufite amasezerano meza ava ku Mana, mu mwuka wera, mu kuri no mu rukundo. Umbabarire utega amatwi ubu butumwa bwiza, ufate decision zo kurokora agahanga kawe n'akabene wanyu n'igihugu cyawe. Ni ubutumwa dutangaje tubwira abantu ngo abari Bujumbura, abegereye ikibuga cy'indege, aho ingwano zishobora kubera, ntabwo hano ari Burayi ngo hari inzambi zazenguruka i Bujumbura ibwira abaturage ngo nimuhunge. Hano si Burayi, muri Ukraine, muri Israeli, muri Iran, iyi ibisasu bije hari inyakira amajwi zibimenya bikiri kure zikabwira abantu ngo nimujye kwihisha. Nta nzu z'ubuvumo zihari muri Bugemo, nta byo kurya byinshi bihari muzajya, nta muntu uri buguteguze n'umwe. Nyeshyamba zirabarasa saa 12 z'umugoroba, bibandanyirize ko Barundi kazi. Ese koko wemeye gupfira, wemeye kuhagwa, wemeye kuhasiga ubuzima? Ngira ngo rero ni ikintu twebwe twavuze ngo mu gutambutsa ubutumwa bw'iyi ngwano, abantu mukwiye gukurikiza amabwiriza, ukicunga, ukaba warasenze ukicunga, ukirinda, ugashakisha buryo ki udakwiye kugwa muri iyi mporera, muri uyu mujinya, muri ibi bitambo shitani agiye kurondera, kuko shitani yarabisabirije ibitambo, agomba gutwara abantu benshi gose. Niba rero ingwano igiye kuba, iyo ni intego ya Satani ibigezweho, ariko shitani aprofitamo abantu benshi bagapfira cyane. Rero wowe wasenze, nawe uri gusenga, nawe uri kumva, nawe uteze amatwi, ibi ni twebwe bireba, ni twe turi kubyumva. Ndagusabye pfukamye ciye bugufi, wumve kandi wumvire, ntube umwe mu bashobora kugwa mu ntambara ikuruwe na Satani. Kuko Imana nta kizaba ntababwiye, niba intambara yarayivuze ikarinda isohora ntacyo mwakoze ngo iyo ntambara ihagarare, ikarinda isohora mu kibireba, ikosa si y'Imana, kuko Imana yabivuze kugira ngo bidasohora. Iyo ishaka ko bisohora yo ntiyari no kubitangaza, ariko yabwiye Abarundi ngo intambara izananye muri Kongo, kandi izaza ari intambara y'agakuru. Ubwo buhanuzi ndabutambutsa, n'abandi batari nge barabutambutsa, none burasohoye. None n'abantu baridamarariye, bariyicariye, bari mu biyeri, barahanaha, ntibari kumva icyo Imana ivuze. Rero ngira ngo ni ikintu ntangarije umuntu wese ngo ba maso y'umubiri wawe n'ubugingo bwawe, kuko amazi yarenze inkombe, ibishigaje nibigiye guturika, nabagiye gupfa, nabagiye guhunga, nabagiye gufatwa ku ngufu, ni imihoro, ni imipanga, n'amagerenade, ni ibintu bibi cyane, bya bindi nyine shitani waba yaragambiriye gushyira mu bikorwa. Ni inkuru y'agahinda, aba n'abasoda b'Abarundi bapfiriye ku rugamba,
muri Uvira bari kurwanira gushyigikira Gisekedi Cirombo ntatsindwe. Iyi ni inkuru rero navuga ngo mbi ku Burundi, ku Barundi ndetse n'inshuti z'u Burundi. Mu by'ukuri aba basirikare n'abapfuye kandi bapfa nabi. Ntamenya ko urabona ko babashyize no ku biti, inderuzo ni ibiti bagiye bahambira bashyiramo imigozi nabo babashyiramo. Mu by'ukuri ni inkuru nge nabonye, yenda niba dushobokera nuko YouTube ntibyemera twari kubashyiriramo amavideo yabyo. Ni ingabo z'u Burundi ziri gutabara bene wabo baguye ku rugamba. Urumva rero ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, ariko sicyo kinzinduye hanine ko narindi gusobanura iyi foto ubonye kuri thumbnail. Ni ukuvuga ngo ahubwo icyo mbyukiye kuvuga nuko Uburundi bugiye kuba isibaniro n'akajagari k'abadayimoni. Biti biteye gute rero? M23 igiye kwirukana Abarundi basubira iwabo. Nibasubira iwabo barajyana na Wazalendo, barajyana na FARDC ndetse n'abene gihugu bamwe b'inzira karengana h'inzovu zigwaniye hababara ibyatsi. Twumvikane neza, muri Bujumbura nihaza kwinjira Wazalendo, hakinjira FDLR, hakaza na FARDC, hakaza n'aba Barundi, noneho Bujumbura irabakajagari kuko irahinduka inkambi y'abagwanyi n'ingwano, ubusuma, ubujura, ubwicanyi, ububandi butangaje. M23 yishobora no kurasa Uburundi butayishubije ikabyihorera. Ariko nanone Uburundi nibwaba butinyutse kurasa mu ngufu z'umurengera, bukihagararaho bukarwana, cyangwa bakajya bahagarara i Burundi bakarasa muri Uvira. Ni ingwano bisaba ko M23 bwiri bwinjire mu Burundi. Iyi ntambara rero yarahanuwe, singe wayitangiriyeho nyihanura, ariko nanjye ndi mu bayihanuye. Kandi mu butumwa twatambukije nababwiye ko ingwano yahageze. Ikintu kigoye, ikintu gihari gusa nuko Abarundi mutiteguye. Mugeni wa Yesu witeguye, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Ni ukuvuga ngo hano hagiye Bujumbura igiye kuba isibaniro, ariko biturutse kuri Ndayishimiye. Mu busanzwe Bujumbura n'ubundi nayo irimo akajagari k'ubukene, irimo akajagari k'akarenganyo, irimo kunyuruza abantu, irimo kubabaza abantu. Noneho rero amasasa agiye kuhavugira, abantu bagiye kuharasa, amadoroni bayahatere, amamisire bayahatere, uhunge, udafite yahungira bamurase. Bamwe bange no guta imitungo yabo, abandi bange guta byose, bavuge bati turapfira aha. Ntabwo Abarundi biteguye kurwanira igihugu, kubera ko bari kukirwanira u Rwanda rubateye, bari kukirwanira Kongo ibateye, n'inyeshyamba. Ni M23 ibateye. Inyeshyamba nta masezerano zigirana na ONU, nta masezerano zigirana n'ibihugu mpuzamakungu rutura, oya, ni ikirobere. Ntabwo niyumvisha ukuntu umuturage azava Nyanzarake akajya kurasa muri Uvira, arasa kuri M23 aho igisirikare kinaniwe, aho igipolisi kinaniwe, kandi uyu mutwe ufite imbaraga z'umurengera. Kuko mwibuke Sadeke yose yarataha, South Africa irataha, Tanzania irataha, Kenya irataha, Barundi barataha, bo bari Uvira. Ariko Uvira ingwano n'ubu bari kurwana, bana bapfuye, ariko intambara ya nyayo ntiratangura. Ariko hano mu kanya isaha iyo ariyo yose ntimuryame umukondora zosi akanyene cyubahiro Sebarundi, ahubwo muryamira amajanja. Koko isaha ku isaha murabona hibonekeza za ngufu z'umurengera za Satani, b'abadayimoni bitwa Ruburakigongo, babaga abantu, bica abantu, abari mu mpimba mwiyiriza ubusa, koko amazi ntakiri yayandi.
ngira ngo rero ibi ni ibintu umuntu wese areba agatinya, akajugumira, akagira ubwoba, akibaza ibigiye kuba, akibaza ibiri kuba, akibaza n'ibyenda kuba, bikamusiga. Ariko hano nkuzaniye ubutumwa bwo kukubwira ngo niba uturiye ikibuga cy'indege, niba uri mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndagusabye nuba n'umupagani, nuba wanaborewe, ishyire mu biganza by'Imana. Shyire mu biganza by'Imana, noneho abari mu mpimba namwe uko ushoboye usenge, kubera ko buni amazi ntakiri yayandi ibintu byabaye akayobera abahinga, ibintu byabaye agaterera nzamba. Aba ni abapfuye wababonye ku ifoto, kandi bapfuye nabo bari bambaye inyama nkawe, bambaye umubiri nkawe, bafite ubuzima, bafite imishinga n'imigambi n'imigabo byo kazoza kabo, nabo 2050 bayumvaga ko bazahageza. Umugabo ugwabo gwarangiye. Buno rero tuvugana, noneho nimwibaze igihe Uburundi bwatinyuka bukarasa RDF, nimurebe igice kikurikira. Nukuvuga uhereye kuri cya gihe cy'abami, za mbaraga zo mu gihe cy'abami bw'u Burundi bwashakaga gufata Nyaruguru bikanga, ariko bugafata Kirundo bigakunda, hakagwa abanyarwanda benshi, amateka araba yisubiyemo, mpamenya ko haragwa benshi, kuko ubwo icyo cyo ni igihugu kiraba kigiye kurasana n'ikindi. Noneho ibi bihugu bifite inshuti, izi nshuti nizitabara, ngira ngo noneho Heremagedoni, wa muhero, ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe, mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bimwe Pawulo yavuze. Ni ukuvuga ngo mumbwira ibisasu byose bibitse muri Kongo muri 2023 ukuntu igiye kubirasa i Burundi, n'abarundi bafite ibisasu byinshi, Rwanda rufite ibisasu byinshi, Tanzania niyo idakunda kujya mu ntambara. Murabona ko kuva iyi situation yatangura bateye nk'abashinwa ntibapfa no kuvuga. Abagande murebe igihe bamaze ntangwana nibaramuka binjiye mu ntambara. Ndayishimiye rero yaravuze ngo akarere kose gashobora kunyeganya, umutekano ushobora guhungabana mu karere, BBC kongera ikagaruka, Ijwi rya Amerika rikagaruka, binyamakuru bigacuruza, abavuzi b'inkuru bakavuga. Ariko twebwe twatangiranye nawe tubabwira ngo nimusenge, tubabwira ngo nimube maso, tubwira abarundi ngo nimwirinde, tubwira Ndayishimiye ngo hagarika, subira inyuma, ibintu uri kwishoramo si inyungu z'igihugu, si inyungu z'abarundi, ni inyungu za Gisekedi. None ibintu bishobora gukururira igihugu mu ntambara, inyungu zereka abarundi ukuye muri iyi ntambara ni igihe muri gutabarana na Gisekedi. Mu by'ukuri ese abarundi uzababwira uti turwanye y'umwaka, twubatse ibarabara, twabahaye igitoro, twarabamanuriye ikore, abanyarwanda bazajya inyuma ya Kagame bamufashe kurwana, kuko hari imishinga rutura Kagame ajejeje ku banyarwanda, bazamujya inyuma rwose. Uko ni ukuri rwose, abanyarwanda bazamujya inyuma barwanira igihugu amanywa na nijoro, kuko Kigali iteye imbere mu buryo bugaragara. 70% bafite umuyaga nkuba, 10% bafite panusureye, bantu bari kubona ubuzima. Nta munyarwanda ndumva uvuga ngo yabuze igitoro. Droni zirakora, izitwara imiti, zitwara amaraso, zitwara inkingo, droni zitwara abantu. Inganda nyinshi mu Rwanda, ibikorwa remezo bigaragarira amaso nyine y'abanyarwanda. Abo baturage ni gute batazamujya inyuma? Rero ndayishimiye abaturage bawe barashonje n'ikimenyimenyi wagerageje kubivugaho umubirigi. Murebe ibyabaye, buna bari kujya ku ishuri, abarundi n'abarundikazi bari kohereza abana ku ishuri, ni ibintu bigoye cyane. Indya zirazimbye, nta ndagara, nta mukeke, oya birya. Ibintu byarabaye nabi mu Burundi, byarayangaye, bihinduka umunuko. Kugira ngo aba bantu bakujye inyuma biragoye cyane, kandi biraruhije, kandi biragoye vraiment. Ni ingabo z'abarundi zapfuye, bazirashe. Nuza kureba urabona uri uryamye hasi wa kabiri uhereye hino,
we ni inifomo y'abarundi yambaye. Hirya gato hari urabona undi uhahagaze wambaye inifomo y'abarundi. Iyi foto nayihawe n'umwe mu basoda bari muri Uvira, anyereka uko ibintu byifashe. Mu by'ukuri Imana yageze itanga ubutumwa ku gisoda cy'u Burundi. Nukuri umuntu waba ufite umwana we akaba ari umusirikare, ukaba ufite mwene wanyu ari umusirikare, intambara igiye kuba nagakura, fata amasengesho wiyiriza ubusa, shyira amavi hasi urira uboroge, kubera ko iryavuzwe riratashye, kubera ko buno amazi yarenze inkombe. Ingabo z'u Burundi zigiye guhonera hano hantu. Sinibaza icyo ziri kuzira, sinumva neza ikintu zaba ziri kurwanira. Ngira ngo ni hafi ya ntacyo, kubera ko ziri guha Gisekedi umusanzu. Ariko Gisekedi ntabwo ari kurwana, hari kurwana abarundi. Abarundi ntibari kurwana bagaruriye intara, abarundi bari kurwana baca amahera. Ariko aya mahera n'amahera navuga atari no gutanga umusanzu mu gihugu. No kuvuga rero, kandi bari kurwana ntabwo bari kurwana by'imikino, bari kurwana byo gupfa, bari kurwana byo kwicana. Rero iyi ntambara abarundi bagiye kuyirwana Uvira, bararwanira muri Uvira, nibatsindwa babirukanira Bujumbura, nibite bifata Bujumbura. Ni nka kwa kundi umuntu acana umuriro hari hasi, umusozi wose ukazamuka ushya, umusozi ukazamuka ushya, akabekebeke bikarangira bifashe hehe n'undi musozi bituranye. Iyi ni intambara rero butangirire muri Kongo Uvira, ariko ni intambara igiye gusiga igeze ni Bujumbura, amadorona harase, misile zihagwe. Kandi sindi siri ko ndayishimiye Evariste General Major bana nyene cyubahiro ko ari kure y'ingabo, ntabwo ari buzikureyo, ahubwo arazongera. Kandi iki kibuga cy'indege kirahinduka nk'inzira iyo kwifashishwa kugira ngo babashe gusikirita cyangwa guproteja cyangwa kwambura Uvira M23. Mu by'ukuri rero sindi siri nanone, nejo narabivuze, ntabwo M23 ishobora gusubira inyuma. None ubwo biraza kurangira gute? Muraza kwirota uruva Uvira irashi Burundi, nimara kurasa Burundi ndayishimiye ntari burase Uvira, ahubwo ararasa mu Rwanda. Bimwe abapagani bakina ngo tumuhombe, ndaya nizo zikina tumuhombe. Ndayishimiye narasa mu Rwanda, u Rwanda ruramusubiza. Simpamya ko RDF nayo iri bwihangane ntirasi Burundi. No kuvuga rero RDF iramutse irashije Burundi, Uburundi bukarasa mu Rwanda, M23 ikarasi Burundi, hakagira ikindi gihugu kijyamo kigatabara, ugasanga nk'Ubugande buratabaye cyangwa Tanzania iratabaye. Ni mwibaza uwo muhero rero, ni mwibaza uwo muhero, kandi harimo imbaraga. Bibisirikare birubakitse, uretse yende igisirikare cy'u Burundi kimaze igihe mu bukene kubera ekonomi mbi, ibiturire, ruswa n'ibindi, nicyo kiri mu ntege nke. Ariko Tanzania irubatse, Ubugande burubatse ku rwego rwo hejuru, Kenya irubatse ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ibindi bihugu ushobora kubona byinjiye muri iyo Rwanda. Kuko baba perezida, buri mu perezida afite inshuti ye iri hafi ishobora kumutabara. Kandi umuntu wese yishimaho yishyikira. Uko byagenda kose rero, bano bapfuye hariyongeraho abandi, n'ubejo harapfa abandi. None izi ngabo zirapfira iki? Niba rero hari dayimoni navuga yica, ikaba iri kurimbura, iri guhonya, ikaba iri gukubita hasi abasoda kuri uru rwego. Kandi urabona izi ni inderuzo babashyizemo z'ibiti, kuko brankari ntizahagera, ambirasi ntizahagera, bari kurwanira mu kibira, bari kurwanira mu mashyamba. Kandi ni intambara imaze igihe, ariko ni intambara nanone amakungu yifuza kwihagarara, ariko ni intambara nanone ishingiye ku moko, kandi ni intambara irimo abantu benshi. Ububirigi bwo bwaratsinzwe busa n'ubusubiye inyuma, ariko FDLR irimo, Wazalendo irimo, FARDC irimo, abacashuro bo muri Colombia barimo. Ibyo bintu byose
ni ikintu shitani ari gukereya, ni ikintu satani ari kuzuza kugira ngo abashe kugera ku ntego yo kubona ibimazi n'ibitambo. Ni ukuvuga rero hano aprofita ibitambo. Ngiye rero sabe nanone abasirikare bari ku rugamba, niba hari amasengesho ufite ishyire mu biganza by'Imana. Ndayishimiye yaravuze ngo uzasubira inyuma azicwa, azaraswa. Ndayishimiye yaravuze ngo kugira ngo umusirikare asubire inyuma Uburundi bumurasa. Abanze kujyayo barenze 200 bari mu butabera, bari mu mpimba, abanze kujya kurwana muri Kongo. Ariko bari abantu cyatumye batajyayo ni ibitekerezo byabo n'ibyumviro byabo, basanze iyo ntambara si y'u Burundi n'iyo nyungu si y'u Burundi, bo barabigwanya barabyanga. Iyo nkuru nta muntu utayizi, yaratambutse mu mihisi yaheze. None buno Ndayishimiye rero abariyo, hari yimbonera kure, hariyo abasoda ndetse n'igipolisi. Arabavuye mu gipolisi babakubita mu basoda babohereza muri Kongo, hariyo abatojwe imyitozo isanzwe babohereza muri Kongo. Ubwo ni ukuvuga ngo hano niho umugabo agiye kugaragarira n'umugore akagaragarira. Hano hagiye kuba isibaniro. Ni ukuvuga rero ibihugu byose biriteguye. Ubu mpamenya ko ibihugu duturanye bifite ubwirinzi bw'ikirere ubu bitangiye kubushyira ku mipaka intara zegereye Uvira z'u Burundi, z'u Rwanda na Kongo yo n'ubundi yama mu ngwano. Ngira ngo hagiye guca uwambaye. None barundi kazi ndababuriye, abarundi begereye izi ngwano, abarundi bari ahantu ibisasu bigomba kugwa, abarundi bari hafi y'ibi bikorwa n'inzira bishobora kubakorera akaga. Ni ukuri uziyunguruza ureba ahandi uburi. Njyewe Martin, Profete Martin, ari icyo ntegeka ari n'icyo saba. Bujumbura nayikuramo abantu bose, Kibitoki ngayikuramo abantu bose, bakajya ruguru bakazagaruka mu kwa mbere. Kubera ko isaha ku isaha, umunota ku munota, itsiye risi kurinde, mushobora kubona haturitse ibintu amaso yanyu atabonye. Izi ntare za Sarambwe iyo ziri kurwana, ababibonye Goma, ababibonye Uvira, ntibasubira inyuma namba. Ni ukuvuga ngo kandi noneho ubu bagwije imbaraga. Murebe intwaro zose, nubwo Sadek zimwe yazicyuye, ariko mama 23 ifite intwaro. Mbere barwanaga nta kibuga cy'indege bafite, mbere barwanaga nta mihanda bafite, mbere barwanaga nta migi bakotorora. Buno bafite Goma, buno bafite Bukavu. Barwanaga bari mu nkengero z'umujyi. Ubu bari kurwana bafite igihugu kinini kiruta u Rwanda wongeyeho n'u Burundi. Bari gukotorora izo mbaraga zose ziri mu biganza byabo. Siniyumvisha rero ukuntu uyu mutwe ugiye gusakirana na Prime niyo ngabo. Siniyumvisha Uburundi bumaze nk'imyaka 20 butari mu ngwano irenga. Baherukaga intambara ku gihe cya Buyoya mwaka 1988 niba ntihenze, ariko hari intambara baye Ntegana Maranga ndetse mu Rufunzo muraswa n'indege Barundi murabizi. Iki gihe rero ngira ngo kuva icyo gihe nyuma yaho hagiye haza agahenge, nubwo CNDD-FDD yagiye igaba ibitero, hakaza kubaho n'ibiganiro bakayiha no gutwara. Nagira ngo nkumenyeshe cyangwa se nkubwire ko buno intambara yongeye iratangura, kandi muri aya mezi uri kureba kwa 9, kwa 10, kwa 11, kwa 12 intambara igiye kuba mbisi, amateka yisubiremo. Noneho ubwo abasirikare bongere bahone. Ku gihe cy'abakoroni niho hapfaga abasirikare benshi nk'ubushwiriri. None n'ubu muri viziyo urabona ko abasirikare bari gupfa umufiririzo. Nureba ku mashano ku mbuga ngurukana bumenyi muri Kongo, nuko uru rubuga twe dukoresha rwa YouTube ntago rukunda kunyuzaho ibintu bisa n'ibiri kubera muri Kongo. Muri Kongo hari ubwicanyi, muri Kongo hari ubugome, muri Kongo hari shitani iri gukubita abantu, iri kurimbura abantu ku rwego ndenga kamere, ibirenze kwihanganira. Niba muba mu magurupe y'abantu, mujye mureba amashusho ava muri Kongo.
ni ugufata abantu ku ngufu, ni ukotsa abantu burusheti bakabarya, ni ukubabamba, ni ukubaca imitwe, ni ukubaca ibitsina, ni ukubaca amaboko. Ibi bintu rero niba ari byo bije i Bujumbura, Wazarenda ikaza i Bujumbura, FARDC ikaza i Bujumbura, FDLR ikaba iri i Bujumbura, bakajya kuhakorera ingwano, M23 ikabakurikirayo kugira ngo ifunge ibirukane muri Kongo. Noneho ibyo bintu biraba ibyuya ntibiba amaraso. Abasenga ni musenge, siniyumvishe kuko igihe cyose Burundi bwaraswa, iyi mitwe yose irahungira i Burundi. Ako ni akajagari kagiye kwinjira i Burundi. Iyi mitwe yose nihungira i Burundi, harimo gufatwa ku ngufu, harimo gusahurwa, harimo kwibwa, harimo no kuba hagiye kuba inkambi nyinshi, harimo no kuba haza na za ndwara z'ibyorezo. Sahizi Bujumbura muzi ko n'impunzi ziherutse guhunga za mbere, Bujumbura yabuze uko izakira, kugeza ubwo abakongomani bamwe bidekaraye gusubirayo ingwano itanarangiye. Ni ubuzima bubi bwabashubijeyo. Uyu munsi wa none rero nagira ngo nkumenyeshe ko niba ufite ubwenge, ufite amatwi, ufite amaso, ugira icyo ukora, urebe uko wakishyira mu biganza by'Imana Data n'Umwami Yesu. Kuko ibiri guhinda, akari inyuma, akari imbere, n'ukuri biteye ubwoba, ndakubariye, biteye ubwoba, turabivuga ukabibona nk'ibisanzwe. Ariko nanone singuhahamuye ukunda, ubwo ndakubariye, senga, koko Bibiliya iravuga ngo musenge mutajya mu moshya mabi, mutajya mu uragana mu gihugu Imana itunganyije, mu bikombe, mu misozi, niho duca tujya ibwami, nshuti muze tujyane, mu bikombe, mu misozi, niho duca tujya ibwami, nshuti muze tujyane, muri icyo gihugu gishya. Ariko mwizeye iki? Izaba imyenda yera n'amakamba adashira, n'ay'amazi y'ubugingo, tubane n'Imana iteka, nshuti muze tujyane, mugende uko muri kose, nta n'ibyago mutinya, Uwiteka azaturinda, umwuka dukomeze, Yesu nawe atujya imbere, Yesu nawe atujya imbere, nshuti muze tujyane, Uwiteka azaturinda, Yesu nawe atujya imbere, nshuti muze tujyane, natwe twazamwa turinda, ko tujya aho mujya hose, nuko mubikunze cyane, twishimye bihebuje, nimuze tutabasiga, Yesu aradutegereza, nshuti muze tujyane, Yesu aradutegereza, nshuti muze tujyane, Uwiteka azaturinda, umwuka dukomeze, Yesu nawe atujya imbere, nshuti muze tujyane, Yesu nawe atujya imbere, nshuti
timuze tujyane. Ndabashimiye mu izina ry'umunyanazareti. Ndagaruka mu butumwa bwiza mbabwiriza kuyoborwa n'umwuka, kwemera umwuka, kuko harimo n'abantu batemera mwuka wera. Buriya mu bintu mu isi bifite agaciro, mu isi tubona amafaranga, tubona ikiremwa muntu, mbere na mbere ubwo ni ikiremwa muntu, kabiri ni amafaranga, gatatu ubwo ni ibijyanye n'ubuzima nyine, kuba ufite amagara mazima. Ofete mu isi harimo ibintu bifite ubushobozi, bikundwa, byitabwaho, bikunzwe cyane. Dore ikintu cya mbere mu isi gihenze kandi gifite agaciro ntashobora kukubwira ntangere, agaciro gakuriye ibindi bintu byose, ni uko umuntu afite mwuka wera. Umuntu ufite mwuka wera, umuntu wemera mwuka wera, umuntu uyoborwa n'umwuka wera, umuntu ubana n'umwuka wera, umuntu wemera umufasha. Mu isi nicyo kintu gihenze, ariko kandi nicyo kintu cyoroshye kuba cyaboneka. Ni uguhabwa mwuka wera. Birashoboka rwose kuruta urondera amahera, ashobora kuyabona bimugoye, ariko urondera mwuka wera yamubona byoroshye. Kandi umaze kuronka mwuka wera nabwo uronka amafaranga. Mwuka wera niwe muntu ushobora kukujya imbere ku musozi w'abarozi, akabana nawe, akakudirija, akakuyobora, icyo gikombe kikakurengana. Mwuka wera niwe ushobora kumenya uko umurozi yakuroze n'uko yaguteze, akadirija, akaba perezida, akoriyanta ibintu neza, icyo gikombe kikakurengana. Mwuka wera niwe uduha kwihangana. Mwuka wera niwe uduha gushira amanga. Mwuka wera ni umuyobozi mwiza, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Byunyutse, Imana irareba gusigira abigishwa bayo amafaranga, irareba kubasigira uburanka bwiza, ireba kubasigira imbunda za kirimbuzi, isanga mu ntwaro zihambaye. Iravuga ngo nzenda ku bya data, nzaboherereza umwuka uwazemeza bisi by'icyaha. Nicyo kintu, niyo kado Imana yatanze. Iyo gifuti cyangwa se ubwo buntu harimo ababuzi n'abatamuzi, hari ababwemeye n'abatarabwemeye. Mugabo kubona Uwiteka ataraduhaye intwaro zihambaye, uhoraho ntaduhe siyasi iri ku rwego rwo hejuru nk'abantu bamumenye, kandi ijuru ntiriduhe ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ariko akaduha mwuka wera. Mwuka wera harimo ururimi rukiza, harimo ururimi rwica. Mwuka wera harimo ukuboko k'umugisha, harimo n'ukuboko k'umuvumo. Umuntu urimo mwuka wera aba arimo byose. Gusa Bibiliya iravuga ngo umwuka uba arimo ni ubugwaneza. Niyo mpamvu rero mu bugwaneza twifuza, mu ivugabutumwa dutangaza, nibyo koko umwuka uturimo ni uw'ubugwaneza. Niyo mpamvu uyu mwuka wera ntabwo ari imivurungano, si intambara, si ibintu navuga ngo umuntu wese akwiye kuba ayoborwa n'umwuka, ariko mu buryo bwo kugeza abantu muri Kristo. Mwuka wera niwe ukora ibitangaza. Mwuka wera niwe wabanye na Yesu mu isi, anyura mu bafarisayo, anyura mu basadukayo, anyura mu banyabwenge b'ibyanditse. Mwuka wera niwe ushobora kukubera icyo nakita umuyobozi mwiza, akakugeza mu ijuru aho utazi. Niwe ushobora kukubwira imigambi y'abanzi, cyangwa se niwe ushobora kukubwira imigambi y'ishuti. Niwe ushobora kukwereka umuntu ko ari mwiza cyangwa ari mubi. Mwuka w'Imana yabanye na Daniel mu itanura ry'umuriro, ntiyagira icyaba, ntiyashya ngo n'umusatsi asohoka utanutse. Ni umwuka wera ubikora. Mwuka w'Imana yabanye na Elisa ubwo yarindagizaga ingabo z'abanyamahanga azigeza i Samariya. Mwuka w'Imana niwo Eliya yakoresheje akupa imvura imyaka 3 n'amezi 6. Mwuka w'Imana niwe wagurukanye abantu bakava ku musozi bakagera ku wundi. Mwuka w'Imana niwe wakijije Namani imibembe ubwo yajyaga mu mazi inshuro 7. Ubuhanuzi umwuka wera niwe wakoze icyo gitangaza. Mwuka w'Imana niwe winjiye mu bashyitsi babwira Abraham, baramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe tuzasanga ukikiye umwana w'umuhungu. Mwuka w'Imana niwe wafashe Esteri. Ibyo ntabwo siyase yabishobora. Mwuka wera afata Esteri amuhindura mama perezida, birashoboka. Afata Dawidi wari umwungeri w'intama, amuhindura perezida, ibyo bintu birashoboka. Ni ukuvuga ngo
ntabwo siyasi ibyo yabishobora, ibyo n'abantu ntibabishobora, kuko ubwo Dawidi yaragiraga intama, bakuru be barabarihiye amashuri meza, babigisha amashuri meza, barabasomesha ba Eliyabo ba Aminadamu, kugeza ubwo yanabagemuriye ku rugamba, baramusuzugura ngo usubira mu ntama, tuzi ko wishanutse, tuzi ko wishyira hejuru. Mugabo Imana itareba nk'abantu, kubw'ijambo Imana yamuvuzeho, araza aba perezida, arabatwara, arabayobora. Iyo hataba mwuka wera ngo ajye amuha kurya akava neza, akavaringe neza, Sawuli aba yaramwishe. Ariko kubera mwuka wera, Dawidi yabandanyije ikiringo cye rwose, aratangira kugeza abaye perezida, Sawuli yaramubuze kandi bari mu gihugu kimwe. Mungu asifiwe sana. Ese nawe ukunda ibikorwa bya mwuka wera? Ese nawe wemera mwuka wera? Ese nawe ushaka kugendana n'umwuka wera? Mwuka wera niwe Yesu yarondozaga abantu, akamenya ibyenda kuba n'ibyabaye. Niyo mpamvu rero bamwe bavuga imbaraga mu badivantiste, imbaraga ya mwuka wera; mu bakatolike roho mutagatifu; mu bapentekoste mwuka wera cyangwa se mwemu yera, tukagihurizaho mu madini reve ya giprotestani. Ibyo byose rero mbivugiye iki? Mvuze ko mwuka wera ari uwo kwifuzwa. Turi mu isi y'umwijima, abantu ntibazi iyo bajya, ntibazi n'iyo bava. Nubiba ntazi uko abiba, n'uwakira uwahindutse umurima babibamo nawe ntazi uwo murimo uko yawutegura. Ni ukuvuga abagabura ibya Kristo koko nta mwuka wera bari kubigabura nabi, n'ababirya koko babirya nta mwuka wera nabo bakabirya nabi. Ni ukuvuga isi yamaze kugera ku rwego rw'uko turi mu gikombe cyitwa paka, cyangwa se igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Mungu asifiwe sana. Hano rero mwuka wera niba ufite vora, cyangwa se icyo nakita direction y'ubuzima n'imibereho mu buzima bwacu. Uyu rero numwifuza akaba muri wowe, niba uri kurya iby'ijuru uzabirya neza. Numwifuza akaba muri wowe, niba ugabura iby'ijuru uzabigabura neza. Ariko niba nta mwuka wera ufite, ntuzamenya niba umunyu ari mwinshi cyangwa ari mukeya, ntuzamenya niba amavuta akwiye cyangwa adakwiye, kuko mwuka wera niwo upima ikintu cyose, akareba ko cyujuje ubuziranenge mu buryo bw'ibikorwa by'Imana cyangwa bw'umurimo w'Imana. Iyo rero ufite uyu mwuka, ugendana n'Imana 5 cyangwa 7 umubare wo kuzura ubutatu butagatifu, mu izina ry'iyantumye n'iyampamagaye. Niba nta mwuka wera ufite, nukuri ufite esheke, ufite igihombo mu buzima bwawe, kuko utazi yava ntamenye yajya. Ntushobora kugera mu ijuru utwawe na siyansi, ntushaka kujya mu ijuru utwawe n'umubiri, ntushaka kujya mu ijuru utwawe n'ibihugu bikomeye. Ntabwo icyogajuru kijya mu ijuru, kijya kuri Marisi. Ntabwo amabisi ajya mu ijuru, ajya mu mirwa y'ibihugu. Ntabwo amato ajya mu ijuru, agenda mu nyanja. Mugabo mwuka wera niwe maso yacu, niwe matwi yacu, niwe kanwa kacu, niwe bugingo bwacu, kugira ngo tubashe gushyika kuri Data, duhabwe ibyasezeranijwe n'Imana. Niba wizeye iri jambo, tuzakwigisha uko wasenga, uko waririmba, uko wakwitwara, mwuka wera akaza akaba muri wowe. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ubutumwa bwiza utambukije, no kubw'umwanya mwiza ufashe ukatuganiriza. Ibyo ugomba n'ibyo ushima bibeho none n'iteka ryose. Amen.